Ni ku nshuro ya gatatu Africa College of Theology itanga impamyabumenyi aho kuri ubu abanyeshuri 197 aribo barangije amasomo y'iyobokamana ku rwego rw'icyiciro cya mbere n'icya kabiri cya kaminuza nyuma y'igihe bahabwa ubumenyi mu bijyanye na teolojiya. Abasoje amasomo yabo bavuga ko bungutse ubumenyi bushya bwafashije kurushaho gusobanukirwa Bibiliya, gukura mu myizerere no kumenya uburyo ijambo ry'Imana ryashyirwa mu bikorwa mu buzima bwa buri munsi. Kubw'Imana Eli, Bahati Emmanuel na Natumbwe Annette ukomoka muri Uganda bavuga ko amasomo bahawe yabahinduye mu buryo bwo gusoma no gusobanukirwa Bibiliya. Natojwe kumva gusobanura Bibiliya mu buryo buzima, kanigishwa n'ubumenyi bushyirwa mu bikorwa no kuba umukozi w'Imana ukorera abandi, uca bugufi, ugamije kuzana ibisubizo muri sosiyete. Mu busanzwe nizo bwarimo muri kaminuza ya Makerere kandi nigisha ururimi rw'icyongereza n'ubuvanganzo. Bityo rero nakundaga cyane gusoma kandi nahoraga soma Bibiliya, ariko numvaga hari ikintu kibura. Mu by'ukuri igihe cyose nabaga nigisha abanyeshuri mu ishuri nahoraga nshyiramo imirongo, ingero n'ibitekerezo bishingiye kuri Bibiliya kuko nakundaga Bibiliya cyane. Umunsi umwe umuyobozi wanjye yarambwiye ati kuki utajya kwiga ukaba umwarimu wa Bibiliya. Nuko natangiye kugira ubushake n'inyota yo kurushaho kwiga Bibiliya, ari nabyo byatumye mfata icyemezo. Hari ibintu byinshi twari tudasobanukiwe, ariko nyuma yaho tuzi ahangaha baduhaye ubumenyi buhagije, tuhakuye imbaraga zituma tujya gusavinga muri ministry. Bashingiye kumenya bungutse abarangije amasomo yabo muri Africa College of Theology biyemeje ko musemburo w'impinduka aho batuye mu miryango ndetse no matorero babarizwamo. Ikimwe mu bintu twigishijwe nuko abakozi b'Imana ariko bakunda no gukora, bafite akazi, bafite icyo bamaze, kugira ngo n'abandi bantu twigisha cyangwa tubwiriza tubigisha bijyanye n'ubwami bw'Imana, ariko tubigishe no kwigira akamaro na Yesu Kristo yakoreraga abantu. Ubumenyi dukuye ahangaha si ubwo kwicarana, cyambere no gukorana n'amatorero dusengeramo kugira ngo dufatanye ubuyobozi bw'itorero guhindura imibereho y'abakristo, kubera ko turi abayobozi bakorera abandi no mu midugudu aho dutuye, tugiye kuba aba agent b'impinduka. Dr. Charles Mugisha, umuyobozi muri Africa College of Theology, avuga ko iri shuri ryahisemo gutanga ubumenyi bwa teolojiya kuko bukenerwa mu buzima bwa buri munsi. Asaba abarangije gukoresha ubumenyi bungutse bafasha abantu gutekereza Imana mu buryo busobanutse. Mu bintu byose dukora dukeneye theology. Rero nk'umurimo wacu nk'abakozi b'Imana cyangwa urusengero nuko twashimangira izo nyigisho za theology, tugafasha abantu gutekereza Imana mu buryo busobanutse. Umuntu akavuga ngo ntabwo ndi bujyane umwana kwa muganga ngo ndamusengera, akibagirwa yuko iyo usomye Bibiliya usanga yuko Dr. Luke yari umuvuzi. Imana ishaka ko abantu bagira ubuzima bwiza. Umuyobozi mukuru w'inama nkuru y'amashuri makuru na za kaminuza HEC, Dr. Edward Kadozi, yibukije abitabiriye umuhango by'umwihariko abarangije amasomo yabo ko kuyobora bidashingira ku mwanya umuntu arimo, ahubwo ko ari ubushobozi bwo gukora neza inshingano umuntu afite. Ubuyobozi bwa Gikristo butangirira ihame ryoroshye ariko risaba ubwitange bukomeye. Ni twakijijwe ku bwacu gusa, ahubwo twakijijwe kugira ngo dukorere abantu. Yesu Kristo yaduhaye urugero rusobanutse ubwo yavugaga ati umuntu wese ushaka kuba mukuru muri mwe ajya mu mugaragu wanyu. Ubu ni bwo buyobozi u Rwanda rukeneye. Si ubuyobozi busobanurwa n'umwanya umuntu afite, ahubwo ni ubuyobozi bugira icyo bukora. Si ubuyobozi bubaza ngo ni iki uzungukiramo, ahubwo ni ubuyobozi bubaza ngo ninde nafasha ngatera imbere. Si ubuyobozi butuma abantu bahora bakeneye ubufasha bw'abandi, ahubwo ni ubuyobozi bubakira ubushobozi bwo kwigira. Aha ni naho teoloji ihurira n'iterambere. Ku miryango ndetse n'abayobozi b'amatorero, uyu muhango wo gutanga impamyabumenyi waba umwanya wo kwishimira intambwe abarangije bateye, ariko kandi ubu intangiriro y'urundi rugendo rwo gukorera Imana no gukoresha ubumenyi bungutse mu buzima busanzwe. Africa College of Theology yari isanzwe itanga amasomo agarukira ku cyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye na teolojiya, yaratangaje ko igiye gutangira amasomo y'icyiciro cya gatatu Masters in Arts of Theology, ndetse n'ishami rishya rizagira ritanga impamyabumenyi y'inyongera ku bujyanama bwa Gikristo, Postgraduate Certificate in Christian Counseling. Emmanuel Sanzimana, Life Radio TV.